sobanukirwa ukuri. Katubaramutse kandi tubaye ikaze mwebwe abamenyereye iki kiganiro sobanukirwa ukuri. Muri kumwe na Kayogera Robert. Uyu munsi turagira ngo tuganire ku ngingo yitwa imyidagaduro n'ibirori. Byinshi turi bubivugeho, reka tubanze dusenge. Turagushimiye cyane Data ugira imbabazi n'ubuntu. Tugushimiye umwanya mwiza uduhaye wo kuganira n'abantu bawe. Tugusabye umwuka wera kutuyobora mu byo tugiye kwiga. Tubigusabye mu izina ry'Umwami Yesu. Amen. Katwongere tubaye ikaze. Nkuko tumaze kubivuga mu kanya, turifuza kuganira ku ngingo yitwa imyidagaduro ndetse n'ibirori. Imyidagaduro n'ibirori, Bibiliya ifite uko ibivugaho. Turagira ngo twubakire iyi ngingo ku magambo ya Bibiliya yavuzwe na Yesu. Igitabo cya Luka ibice 17 umurongo wa 26 na 27, Bibiliya igira iti kandi nkuko byari biri mu minsi ya Nowa, niko bizaba no mu minsi y'Umwana w'umuntu. Bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bigeze umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, umwuzure uraza urabarimbura. Icyo kwibaza kuri aya magambo: ni ryari kurya byabaye icyaha? Ni ryari kunywa byabaye icyaha? Ni ryari gushyingirwa no gushyingirwa byabaye icyaha? None niba kurya atari icyaha no kunywa ntibibe icyaha, kubera iki Yesu yabigarutseho nka kimwe mu bimenyetso by'imperuka? Impamvu ni iyi: nubwo kurya no kunywa bitari icyaha icyo gihe, n'uyu munsi bikaba atari icyaha, ariko byakozwe mu buryo bw'agakabyo bihinduka icyaha. Ibyo nibyo Yesu yavuze nka bimwe mu bimenyetso bizaranga iminsi isatira igihe cyo kugenderwa ku isi. N'iby'ukuri ko biremewe ko umukristo kwiruhura kweza. Ashobora kwiruhura atembera ku nkombe z'ibiyaga, yigishiriza abana be ku byaremwe, cyangwa we ubwe yigira ku byaremwe, atekereza ku mirimo y'amaboko y'Imana. Bene uko kwiruhura ni kwiza kandi kuremewe, nta cyaha kikurimo imbere y'Imana. Byashoboka ko umukristo yiruhura ari umuntu udakoresha amaboko mu buzima busanzwe, agashaka imirimo y'amaboko imuruhura. Nabyo bitera ikiruhuko, nabyo bizana ikiruhuko. Ukajya mu nkuka, ukazamuka imisozi, ukajya guca ibiti mu ishyamba, ukasa inkwi n'umukecuru ukaba umuruhuriyemo, n'ibindi nk'ibyo. Uko kwiruhura ni kwiza kandi kuremewe. Ndetse no kugirira neza abo warushije kuramuka bijya biruhura umutima, bikoza amaraso, bigasubiza ubwenge ku gihe, mbega bigaha umuntu ikiruhuko. Ariko hariho imyidagaduro mibi y'ibirori bishingiye ku kwinezeza. Kuri iyi ngingo ndabanza nsome amagambo ari hano muri iki gitabo cyitwa My Life Today. Harimo aya magambo nifuza gusoma. Haranditse ngo: kurarikira gusamara no kujya mu birori byo kwinezeza ni igishuko n'umutego ku bwoko bw'Imana, cyane cyane ku basore. Ibyo nutabisoma namwe muri experience murabizi uko mutekereza muri mu birori, ibyo mukora muri yo, igihe bitarabaho ubwenge buba burangamiye, ibipfa kugira ngo ibirori byubahirizwe, n'ingaruka bibagiraho ubwanyu namwe mwazisomaho.
nibyo uyu mwanditsi rero yanditse, aravuga ati kurarikira gusamara no kujya mu biro byo kwinezeza ni igishuko n'umutego ku bwoko bw'Imana, cyane cyane ku basore. Satani ahora yiteguye ibintu byo gukurura ubwenge kugira ngo bwe kwita ku mwiteguro ukomeye w'ibyenda kuba ku isi. Akoresha abakunda ibinezeza byo ku isi kugira ngo abari bo bakomeza gutera abantu gusamara, bakururira batitonda gufatanya nabo mu binezeza byo mu isi. Hariho imyiyerekano, ibyigisho n'ibirori by'uburyo bwinshi cyane bigambiriye gutera abantu gukunda isi, nta kindi, gukunda isi. Kandi binyuriye muri uko kwihuza n'isi, kwizera kuracogora. Rero ibi nibyo ngira ngo tuvugeho. Ubisi isigaye yarahimbye ibinezeza naho bidakwiriye, ikintu cyose kikabyazwa ibirori. Ibi bintu bifite ingaruka z'uburyo bubiri. Ntabwo birangaza ubwenge bw'abantu gusa ngo binabavutse imyiteguro bari bakwiriye, ahubwo no mu buzima busanzwe bibagiraho ingaruka n'ibihombo. Ndabanza mvuge ku birori biriho bitandukanye. No mu buzima busanzwe bitakagaragaye nk'icyaha. Ku rupfu ubu bisigaye ari ibirori, abantu bakambara bakarimba ku rupfu kuruta uko barimba bashyingira. Ugasanga imyiteguro yo gushyingura uwapfuye irahenze inshuro 10 kuruta yarwaje umurwayi kwa muganga. Umuntu akaba wenda bill y'ibitaro, fagitire y'ibitaro yarishyuye nk'ibihumbi 150, ariko nanone imyiteguro yo gushyingura yo ikazatwara 1.5 miliyoni. Ubwo urumva yuko biba bibikubye inshuro 10, kandi ibyo biriho mu buzima busanzwe no muri logique. Ni ibintu bidakwiriye nubwo bimenyerewe. Ndagira ngo mbabwire ngo hari uko ibintu byadusanze bimeze, ariko hari nuko dusabwa kubihindura bikamera ko. Ntabwo hari nibiza bikadusanga bifite uko bimeze, ariko natwe tuba dufite uko tumeze nuko Imana yifuza ko tumera. Tuba dusabwa kubihindura bikamera uko, aho kubyakira uko bize. Ntabwo byumvikana no mu buzima busanzwe, nta bwenge bubirimo bwo kubara bije yo gushyingura ya 3 miliyoni, aho fagitire y'ibitaro itarageze no ku bihumbi 200. Mbega none ugasanga imodoka z'uwita umuvandimwe hava akagera zirahuruye ku watabaye, rimwe na rimwe batakibuka n'isura ye, bitewe nuko bataherukaga kumusura, bitewe nuko urupfu ari rwo bahuruye. Ibyo bintu ntabwo byumvikana. Imodoka zitabara uwapfuye zikwiriye kuzajya zitabara uri ku bitaro akarwazwa, izo modoka zikamugenderera. Hari n'igihe umutima mwiza nako umutima uhumurijwe kubwo kuzirikana yuko abe bababajwe nawe bahangayiswe nawe bamwitayeho, uko kumusura kwa namutera koroherwa kukunganira imiti ahabwa kwa muganga. Ariko ibintu by'umurwayi kurwaza akabura barwaza, ibintu by'umurwayi kurwaza akabura bamusura, ibintu byo guhurura ari uko umuntu yapfuye, ibyo bintu bishiriwe yiteka, ntabwo byemewe mu maso y'Imana. Abasoma Bibiliya niwo mugisha dufite mu isi ya none. Hejuru ya 95% twese twemera Bibiliya. Muri Bibiliya harimo inkuru z'uburyo bubiri. Mu gitabo cya Yohana igice cya 11 harimo inkuru y'umugore witwa Mariya, uwo Yesu yigeze ababarira icyaha cy'ubusambanyi, amuhindukira umuyoboke w'ingirakamaro. Uwo yashatse cyo yakwitura Yesu mu buzima, ngo agura amavuta y'igiciro ayagusukaho. Iryo turo muri Bibiliya ryanejeje Imana
rirandikwa ngo nicyo yakoze kizaba urwibutso ahantu hose kuko yabimuhaye akiri muzima. Hari n'indi nkuru rero nayo yanditswe muri icyo gitabo cya Yohana y'uwitwa Nikodemu. Yesu amaze gupfa, uwo Nikodemu afatanije n'undi mukire witwa Yosefu w'Umwarimateya, bombi bari abigishwa ba Yesu. Nabo baguze ibyo kumushyingura, yewe bagura iby'igiciro cyinshi, banakoresheje expenses nyinshi ugereranyije n'ibyo Mariya yari yatanze. Ariko ibya Mariya muri Bibiliya bifite agaciro kuruta ibya Yosefu na Nikodemu, bitewe nuko bo babikoreye uwapfuye nubwo byari bihenze, ariko Mariya we yabikoreye ukiri muzima. Reka mbabwire ngo gusura umurwayi ku bitaro bifite agaciro, ukamushyira ingemu nubwo yaba y'ibihumbi 5, nubwo yaba ari teremusi y'igikoma, bifite agaciro kuruta guhurura n'isanduku y'ibihumbi 500. Imodoka yawe ujyanye mu murwayi umujyana kwa muganga yarembye ifite agaciro kuruta ya yindi uzakodesha yo gutwaramo umurambo we. Abantu baremye ibirori no ku rupfu umuntu yapfuye, bakabaga bakarya, bagateka bakishima, ugasanga ibinyobwa n'ibiribwa bikubye 5, nako bikubye nk'inshuro 50 bije yagiye kukurwaza umurwayi. Ibyo bintu birumvikana? Ibi bintu ntabwo byumvikana. Ikibabaje kurushaho, ibi bisa n'ibirori bitegurirwa mu mihango yo gushyingura, usanga bimara n'ibyo nyakwigendera yasize. Inka yari afite kagurishwa kugira ngo gahunda zigende nk'uko bisanzwe. Rimwe na rimwe akarima yari afite kagatezwa kugira ngo haguzwe isanduku ihenze. Indabo zigurwe ziki ko ziba zigiye kunyagirwa hariya. Ibi bintu bigomba gukosorwa. Ntabwo Bibiliya yemera ibimeze bityo. Mushaka kumenya uko Bibiliya itabyemera, muzarebe gushyingura kwategetswe n'Imana. Igihe Aroni umutambyi mukuru mu Isirayeli yapfaga, Imana yategetse Mose murumuna we na Eliyazari umuhungu we bamuhamba ari 2. Nta bidasanzwe nta mihango idasanzwe. Ibyo bikozwe ku muntu ukomeye muri kino gihe, abantu bavuga yuko adahamba mu icyubahiro. Ariko icyubahiro umuntu agihabwa kikiriho, ntabwo icyubahiro umuntu agihabwa yapfuye. Ibivuga ngo tumuherekeze ngo nibwo ubukwe bwa nyuma, ntabwo aba ari ubukwe bwe bwa nyuma, ahubwo bari ubukwe bwanyu. Kuko ibimukorerwa nta na kimwe bari bubone, nta n'icyo bari busobanukirwe. Reka nihute tukivuga ku birori, ndetse si ibyo gusa bivugwa ku birori. Ibirori abatashye inzu yubatswe kuri keredi, maze ku munsi wo kuyitaha abantu bakarya bakanywa, amafaranga yakishyuye 1/2 cya keredi. Ibyo birimo imibare. Ibyo birimo imibare. No mu buzima busanzwe usibye kuba ari n'icyaha, ariko birimo n'imibare mike. Ibyo nibyo bituma abantu baba bambuzi, nibyo bituma imiryango imwe ihera mu madeni atazavamo, bitewe no gukorera kunezeza amaso y'abantu no kwifuza yuko abantu bagutekereza icyo utari, gukorera ibintu byose ngo abantu bagutekereze kurenza uko waramutse, niwo muzi w'ibyo. Si ibyo gusa, ibirori abashoje amashuri bagakora ibirori bihenze biruta minervari yishyuye mu mashuri. Ugasanga ayo mafaranga anashoje amashuri, rimwe na rimwe nta nakaza ateze kubona vuba, amafaranga yakagize igishoro atangiriraho ubuzima bakayarya ngo yashoje amashuri. Iyo mibare ntayiriho. N'abakristo bakwiriye gukora ibintu nk'ibyo bitarimo ubwenge bwinshi. Ntabwo byemewe mu bakristo. Umukecuru n'umusaza babyaye bujukuje bagiye gusezerana mu idini kwa padiri, bagategura ikirori kivuyemo bakoresheje amafaranga atagira uko angana. Bene ibyo bikiriwe yiteka nibyo Yesu
yaganishagaho ngo bazaba barya bazaba banywa nk'uko byari biri mu minsi ya Nowa. Noneho imikino, tutaragira ku mikino, ibitaramo by'abahanzi ugasanga kwinjira urishyura hafi 1/4 cy'umushahara wawe, ariko umuntu akagenda akayishyura, akarara inkera, akanywa, nta kindi kizima kiri bubemo usibye gukura umuruho wo mu mutwe, kurara bamuhenera bagira bate baririmba indirimbo zikoze z'isoni. Ibyo bikiriweho iteka, hatabayeho kubyibuza. Abantu bahomba ibintu bibiri: ubwenge bw'imigenzereze isanzwe no kugera ibyo wigezaho bifatika mu buzima, ndetse bagahomba no kwera umukristo asabwa bitewe no gukunda ibyo birori. Ibirori byiza rero abakristo bemewe, ukwiriye gutegura ibirori byo kunezeza abo warushije kuramuka. Ibyo byo biremewe rwose, kunezeza abo warushije kuramuka. Ndaje nshoma inyandiko isoza mu gitabo cyitwa My Life Today, ariko ntangiye urugero kuri ibi bintu byitwa guhemba tumenyereye. Ujya usanga kugira ngo mwerekane iyo mwashatse, iyo umukobwa wanyu yashatse ko muri umuryango ukomeye, ugasanga abantu batoye umurongo ni nk'ijana, buri wese yikoreye agaseke karimo urunyanya rumwe, agaseke karimo umwumbati umwe, ngo bagiye ari igihiriri. Ubushera bajyanye bakagenda, ibyo bajyanye bakavayo babiriye babirangije, ndetse n'uwo basuye bamusize mu ideni. Ibyo bintu ntabwo byemewe. Ahubwo niba ari ugusura no kunganira umwana wanyu wavutse, ibyo ni byiza cyane, by'ingirakamaro. Mwikore muri abakire, muvuge mutamaze amezi 9 atwite, ntiyari afite imbaraga zo guhinga, umugabo yakoraga wenyine, mufate ibimufitiye akamaro mu musure. Niba ari udufuka 2 tw'umuceri, niba ari 2 twa kawunga, niba ari litiro 20 cyangwa 10 z'amavuta, mugende muri 2 cyangwa 3 mu musure, mumusigire ibyo bimunganira mu buzima. Muzaba mumukoreye, ndetse muzamugenza n'agaciro. Naho kuri ubu bitewe nuko ibintu byose byabaye ibirori byo kuyerekana, hari n'uwo bateguza ngo tuzagusura, umutima ukadiha kuko yibaza amadeni azafata mu kubakira. Ibyo bintu ntabwo tugomba kubireka ngo bikomeze uko twabisanze cyangwa uko byadusanze bimeze. Hari uko tugomba kubihindura bikamera. Ngaho reka mpine nsoma aya magambo: abategura ibirori bigendereye gusa gufasha abasa n'abatagira ikibanezeza mu buzima, umugamba ari ukuzana umucyo n'umunezero mu mibereho yabo, ihora ari umutwaro kuri bo, bakabamara ubukene kandi bakabakiza akaga. Ibikorwa byabo biba bigaragaje umutima utikanyeza kandi bihamanije n'ibyo Kristo yigisha. Imana y'amahoro iduha ubwenge bwagutse, twirinde gusohoza ibi byavuzwe na Yesu, ahubwo dukora ibifitiye rubanda akamaro, ibifitiye abakene akamaro. Imana izaha agaciro, Imana ibidushoboza twese mu izina rya Yesu. Amen. Banukirwa ukuri.